Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. Ubundi byagenze gute kugira ngo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame asubize umunyamakuru wa CNN wamubajije niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze Perezida Paul Kagame akamusubiza ko ntabyazi. Buretse gato, mu minsi mike ishize Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Larry Modowo cyagarutse ku ngingo zitandukanye cyane ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko benshi baza gutungurwa n'uburyo CNN yatangaje iby'iyi nkuru. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni igisubizo Perezida Paul Kagame yahaye uyu munyamakuru ubwo yamubazaga niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamusubije ati ntabwo mbizi. Mu mashusho y'iminota 3 n'amasegonda 55 yagiye hanze, CNN yashatse kugaragaza ko iki gisubizo cya Perezida Paul Kagame gishimangira ko atazi neza niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa zitariyo, kandi ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ariko nayo imaze iminsi igaragaza ko ibyakozwe na CNN byabaye ku bushake hagamijwe kuyobya abantu cyangwa kubakurura. Mu kiganiro umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yagiranye na Kigali Today, yagaragaje ko abantu babasha gusobanukirwa neza ibyavuzwe na Perezida Paul Kagame ari uko bahawe ikiganiro cyose nabo bakakiyumvira. Mukurarinda yagize ati, wibwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'uriya munyamakuru ikiganiro cy'umunota umwe? Bagiranye ikiganiro cy'iminota 46. Alain Mukurarinda yakomeje avuga ko muri iki kiganiro cy'iminota 46 uyu munyamakuru yabajije inshuro zitabarika Perezida Paul Kagame niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Biza kurangira umukuru w'igihugu amuhaye kiriya gisubizo kuko ngo yumvaga yabisobanuye bihagije. Alain Mukurarinda ati, uriya rero wabazaga Perezida Paul Kagame ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, Perezida Paul Kagame yaramusubizaga. Ubwo no mu kiganiro muzabyibonera. Mu kanya akabaciye mu idirishya ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, Perezida akamusubiza. Mu kanya agaca munsi y'urugi ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Hanyuma Alain Mukurarinda agaragaza ko bimaze kuba inshuro nyinshi Perezida Paul Kagame aribwo yamushubije ati simbizi. Nibwo yamubwiye ati ese igihe wahereye ubimbaza nibagiwe ibyo nagusubije. Aha Alain Mukurarinda yakomeje avuga ko muri ibyo biganiro bagiranye byamaze iminota 40 hafi 46 yabanje kumusobanurira ibirebana n'umutekano, amusobanurira na cya kibazo nanjye nigeze kuvugaho cy'abanyekongo babaza guverinoma yabo bazira uko bavutse, abigarukaho. Bajya mu bya Rwanda, bajya mu bya Nairobi, byose aramusobanurira, ariko akajya acishamo akongera akamubaza. Nibwo yongeye akamubwira ati reka nongere nkubaze, kuri iyi saha no kuri uyu munota uravuga iki? Perezida Paul Kagame ati ntabwo mbizi. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko gusubiza kuriya ntaho bihuriye no kuba Perezida Paul Kagame atazi amakuru y'ingabo z'igihugu. Ati none se ko tuzi Perezida wacu hari icyo atamenya ko biri no mu nshingano ze? Ariko umunyarwanda we arumva nyine. Ntekereza ko n'abanyarwanda bumvishe kiriya gisubizo, bumvishe ko Perezida Paul Kagame yamusubije kuriya kubera impamvu, ntabwo bumvishe ko amusubije kubera ko atabizi. Umuvugizi yongeyeho ati noneho rero kugira ngo abantu bashire impungenge batagira ngo wenda Perezida yarananiwe cyangwa se yararangaye cyangwa se yaracitswe, bazumva ikiganiro cyose cy'iminota 46. Nibacyumva bazumva impamvu. Mukurarinda yashimangiye ko gukata ikiganiro kuriya CNN yabikoze ku bushake igamije gukurura abantu. Ati uzanasanga kiriya kibazo cyaraje nko mu minota 10 cyangwa se kuri 15 ya nyuma, bivuze ngo bari bamaze iminota 30 baganira. Ntabwo ari byo bahereyeho, ariko iyo byumvishe kuriya babikata nkana kugira ngo bagashyireho. Ariko sinzi niba no kuri CNN barafashe umwanya wo kuzashyiraho ikiganiro cyose kuko baragifite, ariko twebwe turagifite, twaracyumvishe, nayo mpamvu mvuga ibi. Nta banga ririmo rero. Mu bihe bitandukanye ariko Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza ko nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko yagiye anagaragaza ko muri iyi minsi ari imvugo ikunze kwifashishwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwihunza inshingano zayo zo kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko uko byagenze.
niba utarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'andi makuru utasanga ahandi. Ndabashimiye.